aha nguko rero onangiye nanone mbasuza mbashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda ibiganiro tubagezaho umunsi wundi. Waba wifuza gusobanukirwa cyangwa se wifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se sex muri rusange, dukurikire ku kunyaza sex asigaye usobanukirwe byinshi kandi ku buryo bwimbitse. Gusa icyo nagusaba ari ubwa mbere ubonye video zacu wakanda subscribe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'inkuru twaguteguriye nziza kandi izubaka umunsi wundi. Nongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu. Reba icyatera umugabo kugira igitsina gito ndetse n'icyo uyaka ingano yacyo, kuko nyaboneka izi video nubwo tuba twazibakoreye ntabwo aba ari iz'ubumanzi, ahubwo aba arizo kugira ngo zigufashe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari benshi babangamirwa no gutera akabariro bakoresheje ndetse bakagira n'ipfunwe ry'ibitsina byabo aba ari ibitoya. Dore rero uko akora asigaye ntuzongere kugira iryo pfunwe ry'uko igitsina cyawe ari igitoya. Ikaze nanone. Ubusanzwe igitsina cy'umugabo gishobora kuba cyahindura ingano bitewe n'impamvu runaka, urugero nko kuba yitegura gukora imibonano mpuzabitsina. Angaho ntakabuza iyo ari muzima kiba kinini cyangwa se kiraguka kugira ngo abone uko akora imibonano mpuzabitsina. Ihindagurika ry'ibihe niyi nayo igitsina cy'umugabo gihindura ingano ndetse n'ibindi. Gusa iyo igitsina cyawe ubona cyaragwingiye ntabwo gihindagurika nk'uko ibindi bigenda bihindagurika, akabone nubwo waba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina igitsina cyawe ntushobora kubona cyahinduye ingano nk'uko ibindi bibigenza. Hakaba hari n'abananirwa gukora imibonano mpuzabitsina bitewe no kugira igitsina gitoya, ari byo bita peni. Ukaba wakwibaza igitera ibibazo ndetse niba abyakira cyangwa se yewe niba hari uko wabyongera cyangwa se bikaba byavurwa. Gusa ntiwakwibaza ko ahanini kunanirwa gutera akabariro biterwa n'impamvu nyinshi, ndetse harimo no kugira umunaniro ukabije no kugira igitsina gitoya, indwara zica intege umubiri ndetse n'imibanire itari myiza hagati y'abashakanye. Ibi bikaba ari intandaro cyangwa se ari zimwe mu mpamvu zituma igitsina idashobora kuba cyafata umurego nk'uko bisanzwe. Nk'uko nyamara igwingira ry'igitsina cy'umugabo cyangwa se ingano y'igitsina cy'umugabo ishobora guterwa n'impamvu nyinshi, dore ko muri izi impamvu harimo no kudatembera neza kw'amaraso mu gitsina cy'umugabo, imisemburo mike ya testosterone ndetse n'ibindi. Nk'uko byanditswe n'urubuga rwandika ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ari rwo urubuga rwitwa Menlife. Muri izo mpamvu hano kunyaza sex tukaba twabateguriye enye. Muri make izi ngizi urumva ko ari isi muzika zatera iyi intandaro yo kuba wagira igitsina gitoya. Impamvu ya mbere turasanga ari umubyibuho ukabije. Umubyibuho hano tuvuga si ukubyibuha umubiri wose, ahubwo ni kwa kubyibuha mu kavu cyangwa se kubyibuha igice kimwe, ugasanga umugabo yabyibushe inda ku buryo bukabije. Iyo rero umugabo afite inda nini cyane yuzuyeho ibinure bigenda bikurura igitsina, ugasanga afite agatsina gatoya ku buryo bukabije ndetse buteye n'ubwoba ukurikije ingano y'uwo mugabo, yewe ukagereranya n'agatsina aba afite. Niwa abyiyumvisha cyangwa se umukekere iyo ngano. Si byiza rero kubyibuha bikabije cyangwa se kugira umubyibuho ukabije, by'umwihariko
bagabo. Impamvu ya kabiri kudatembera neza kw'amaraso mu gitsina cy'umugabo, iyi nayo yaba intandaro yo kugira igitsina gitoya. Nyamara amaraso aba arimo intungamubiri zitandukanye, ni nayo agaburira imikaya igize igitsina cy'umugabo. Iyo rero adatembera neza bitewe n'ibibazo by'imitsi cyangwa se ibindi bibazo bituma amaraso atageramo neza, igitsina gitangira kugenda kigabanuka gahoro cyangwa se gake gake, bikarangira nyamara igitsina cyarabaye gitoya ku rwego rukabije. Ku mwanya wa gatatu, kugira imisemburo mikeya ya testosterone. Ibi nabyo bikaba byatuma umugabo agira igitsina gitoya. Ubusanzwe iyi misemburo bita testosterone ifasha igitsina gukura neza. Urumva ko iyo wayibuze kidashobora atunyarukire ku mwanya wa kane. Uburwayi butandukanye bushobora gufata imikaya igize igitsina cy'umugabo, iyi nayo ikaba intandaro yo kuba yagira igitsina gitoya. Muri ubwo twavugamo nk'ubwo bita Peyronie's disease. Iyi akaba ari indwara ituma igitsina kiye, dore ko hari na za kanseri zifata igitsina ndetse n'izindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibi nabyo bikaba intandaro yo kuba igitsina cyawe cyagwingira cyangwa se kikaba gitoya muri rusange. Mu kubagezaho rero izi impamvu uko ari enye, bivuze ko hari icyarenze, kuko uramutse ubikurikiranye neza ushobora kuba wabivuza cyangwa se ukabijyana kwa muganga bakagukurikirana, hasigaye ukagaruka kuri gahunda. Gusa icyo tuba tugufashije ni ukugira ngo wabona urugero uri kugira nk'ibinure byinshi ikunda, ukumva muri make uri kurya neza kandi ubuzima buri kuhangirikira. Hasta la vista.